ururimi rutandukanye n'ururimi rwa Dami usanzwe w'umubiri. Nicyo cyatumye intumwa, haleluya, amen, nicyo cyatumye intumwa zimaze kuvuka ubwa kabiri zavuze indimi nshya. Kubera uri muri bo afite urundi rurimi rushyashya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo intama zanjye ziranzi, zizi ijwi ryanjye. Iyo muri njye hamaze kugiramo undi Damiye mushyashya, yumva ijwi ry'Imana, kubera ko undi ugeze muri njye afite ubushobozi bwo kumva ijwi ry'Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo ntacyo azavuga ku bwe, ahubwo ibyo yumvanye Data nibyo azababwira. Rero ntabwo ari amafaranga, agaciro si ubwiza n'uburanga, agaciro si ubutunzi, agaciro si icyubahiro hano mu isi, agaciro ni ugutunga umwuka w'Imana. Kubera iki? Nitujya mu bwami bwo mu ijuru, ejo bundi impanda nivuga, ntituzajyanwa n'indege, ntituzajyanwa n'icyogajuru, ntituzajyanwa n'imodoka, ntituzajyanwa na moto, ahubwo tuzazamurwa n'imbaraga z'umwuka wera. Niyo mababa azazamura umugeni wa Kristo. Kubyarwa bwa kabiri ni uguterekwamo icyo kiremwa kindi gishyashya, ni uguterekwamo, ni ugushyirwamo uwo mwuka wera. Rero Petero atari yavuka ubwa kabiri, yagendanaga inkota. Baje kubafata, afata inkota ngo ayicumite umwe mu bari baje gufata Yesu, ariko Yesu akatisha inkota, ntiyica uwo mwana. Uwo wari uje avuzwe ngo ntawudoda igitambaro cy'ikiremo gishyashya ku mwenda ushaje, nta nusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Yagira cyo vino yaturitse mu mifuka, ahubwo vino igasandara hasi. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Uruhare rwa mbere rw'umuntu ni urwo kwihana ibyaha. Iyo mifuka ishaje itasukwamo vino ni imitima irimo ibyaha. Uruhare rwa mbere kugira ngo Imana ikubatirize mu mwuka wera ni urwo kwihana ibyaha byawe. Ujye umenya kuri gusaba ufite amatwi, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo umwuka wera ahamanya n'umwuka w'Imana. Avuga ngo Abba Data, atunihira, niwe utunihira iminiho imbere y'Imana. Kandi umwuka wera asabira abera uko Imana ishaka. Haleluya. Twebwe iyo tugiye gusaba, tubwira Imana ngo duha abagore, tubwira Imana ngo duha amazu, tubwira Imana ngo duha amafaranga. Ariko umwuka wera iyo agiye kudusabira, abwira Imana ngo Data, umugeni wa Kristo, ongera umwambike imbaraga, ongera umweze, ongera umushoboze, murememo kwihangana. Umwuka wera nudushoboza kwihangana. Umwuka wera rwa mbere ni rwiza, ariko urufite adafite izindi azarimbuka. Kuko aba ni abantu basenga bazi ko kubeshya ari icyaha, bakagenda bakihana ibyaha gusa, ariko ntabwo barabatizwa mu giki, ntibaravuka ubwa kangahe, kandi kuvuga indimi nshyashya nicyo cyerekana ko umaze kugerwamo na cya kiremwa gishya. Rero umuntu utari wabatizwa mu mwuka wera ngo avuke ubwa kabiri, ntibishoboka ko yinjira mu bwami. Niko Yesu agize gute? None se utavuze ururimi nta kindi kimenyetso icyagaragaje ko intumwa zabatijwe mu mwuka wera. Amanuka asa n'ishusho y'inuma amujyaho, ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Rero iyo umuntu amaze kujya mu nda y'amazi, agasohororoka muri iyo nda y'amazi, amazi menshi akayavamo, ni ikimenyetso cy'uko apfanye na Kristo, azukanye nawe. Impamvu mbere batabatizwaga mu mazi menshi niyihe rero? Ntabwo bari gupfana na Kristo kandi Yesu atari yaza. Nicyo cyatumye Malaki atabatizwa, cyatumye Yesaya atabatizwa, cyatumye Yeremiya atabatizwa n'abandi bo mu isezerano rya kera. Ahubwo mu cyimbo cy'umubatizo w'amazi menshi bajyaga ikintu cyitwa gukebwa, nk'ikimenyetso cy'isezerano Imana yabahaye uhereye kuri Aburahamu. Ujyamo amaraso agize uwo mubiri ni amaraso y'umwami Yesu. Bivuze ngo ni ikindi kiremwa gifite umubiri uvuye mu mazi, gifite umwuka ariwe mwuka wera, gifite amaraso ariyo maraso ya Kristo. Imana ibiguteretsemo nicyo gihinduka, cyangwa se niko kwitwa ngo umuntu yavutse
ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri rero ni ukubatizwa mu mazi menshi ugahabwa uwo mubiri, ariko ibyo ntibihagije. Then nyuma Imana yabona ubikwiriye, Yesu yabona ubikwiriye, akanakubatiriza mu mwuka wera. Uko niko kuvuka ubwa kabiri. Bivuze turabashuhuje nanone abakunzi bacu Umuremyi TV. Imana ibahe umugisha kandi barinde ibakomeze. Abo mu Rwanda mwese, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mwese turabashuhuje. Abo mu mujyi wa Kigali namwe turabashuhuje. Namwe abo muri East Africa tubona muradukunda cyane kandi turabibona. Imana ibahe umugisha bari mu Burundi, muri Uganda, muri Congo. Imana ibahe umugisha. Namwe muri Tanzania turabashuhuje. Nabo muri diaspora tubahoza ku mutima cyane. Mukande subscribe kuri YouTube channel Umuremyi TV, mukande na like, comment, ose Imana ibahe umugisha. Turabashimiye rero, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Imana yasize amavuta. Navuga ngo hari ikibazo wenda nakubaza. Ese Nikodemu abaza Yesu ngo umuntu yabyarwa ubwa kabiri gute? Yesu akamubwira ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ngo ntago azigera agera mu bwami bwo mu ijuru. Mbese umuntu yabyarwa n'amazi n'umwuka gute? Ubihuje no muri Yesaya 48 havuga ngo abakomotse mu mazi ya Yuda. Hari benshi cyane bakunda kuvuga ngo kubyarwa n'amazi n'umwuka, kubyarwa n'amazi ni ukubyarwa umubiri bwa mbere, warangiza ukabyarwa n'umwuka. Ibyo bintu bitandukaniye kugira ngo n'abadukurikira babashe gusobanukirwa, kuko hari benshi cyane bakunda kugira confusion muri ibyo bintu. Ni karibu rero wenda watangira udusobanurira kuri icyo kintu natwe tukakimenya, n'abakunzi bacu bakakimenya bakurikira Umuremyi TV. Murakoze cyane. Yego murakoze. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Nkuko nabibabwiye, nitwa Damien Shimimana, ndi umusore, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR cyangwa se mu idini rya ADEPR hano Ibatsinda. Yego ryane. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu bice byo bitatu ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, niyo hari izo nkuru mwarimu tubajije zivuga ngo muri icyo gihe Nikodemu asanga Yesu nijoro. Aramubwira ati, aramubaza ati, mwigisha, tuzikuri umwigisha w'ukuri, wigisha iby'ukuri, utunganya avuye ku Mana, kandi tuzi ko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Nuko Yesu Kristo aramubwira ngo ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka adashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Utabyawe ubwa kabiri adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, se umuntu yabasha ate gusubira mu nda ya nyina akuza kongera akavuka? Yesu aramubwira ngo ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka adashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Kuvuka ubwa kabiri rero biri muri point ebyiri, harimo kubatizwa mu mazi menshi, harimo no kubatizwa mu mwuka wera. Noneho nimba mwibuka Yohana yaravuze ngo nge ndabatirisha amazi, ariko uwo nguwo we azabatirisha umwuka wera. Mu gitabo cy'ubutumwa bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo w'8, Yesu agiye gusubira mu ijuru abwira ababatijwe mu mazi menshi barimo za ntumwa na Petero. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 5 arababwira ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Niko Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe. Yohana mu gitabo cy'ubutumwa bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 33, Yohana yaravuze ngo nanjye sinari muzi, ariko iyantumye kubatirisha amazi yarambwiye ngo uzabona umwuka amanuka akagwaho akajyaho, uwo ni ubatirisha umwuka wera. Umubatizo w'amazi menshi cyangwa se kubyarwa n'amazi bimaze iki mu isi y'umwuka w'Imana cyangwa se mu isi y'ubwami bw'Imana? Murabona uyu mubiri twambaye wavuye mu gitaka,
uyu mubiri twambaye wavuye mu gitaka, wakozwe mu gitaka. Rero iyo umuntu agiye mu nda y'amazi, Bibiliya mu gitabo cy'ubutumwa bwanditswe na Matayo 3:15 kugeza 17, nuko Yohana ashaka kumuhakanira, arambwira ngo ahubwo niwe wari ukwiriye kumbatiza. Yesu aramubwira ngo emera ubikore, kuko nibyo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Uwo mwanya amaze kuva mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'ishusho y'inuma amujyaho. Ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Rero iyo umuntu amaze kujya mu nda y'amazi, agasohororoka muri iyo nda y'amazi, amazi menshi akayavamo, ni ikimenyetso cy'uko apfanye na Kristo, azukanye nawe. Impamvu mbere batabatizwaga mu mazi menshi ni iyihe rero? Ntabwo bari gupfana na Kristo kandi Yesu atari yaza. Nicyo cyatumye Malaki atabatizwa, cyatumye Yesaya atabatizwa, cyatumye Yeremiya atabatizwa n'abandi bo mu isezerano rya kera. Ahubwo mu cyimbo cy'umubatizo w'amazi menshi bagiraga ikintu cyitwa gukebwa, nk'ikimenyetso cy'isezerano Imana yabahaye uhereye kuri Aburahamu, sekuruza w'abizera bose. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Noneho iyo umuntu avuye mu nda y'amazi azukanye na Kristo, uwo muntu aba asizemo umubiri w'igitaka mu isi y'umwuka, aba ahawe undi mubiri ukozwe mu mazi, aba ahawe undi mubiri ukozwe mu mazi udakozwe mu gitaka. Ariko uwo mubiri aba ahawe ntabwo amaraso awugize, ari aya maraso yacu n'umwuka uhumekwa n'uwo mubiri uwo muntu ahawe. Si umwuka nk'uyu nguyu duhumeka, ahubwo umwuka wera we ubwe niwe uwujyamo. Amaraso agize uwo mubiri ni amaraso y'umwami Yesu. Bivuze ngo ni ikindi kiremwa gifite umubiri uvuye mu mazi, gifite umwuka ariwe mwuka wera, gifite amaraso ariyo maraso ya Kristo. Imana ibiguteretsemo nicyo gihinduka, cyangwa se niko kwitwa ngo umuntu yavutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri rero ni ukubatizwa mu mazi menshi ugahabwa uwo mubiri. Ariko ibyo ntibihagije. Deni nyuma Imana yabona ubikwiriye, Yesu yabona ubikwiriye, akanakubatiriza mu mwuka wera. Uko niko kuvuka ubwa kabiri. Bivuze ngo reka nitangeho urugero. Damiye naravutse bwa mbere, mvuka muri ayo mazi bavuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 48, hagati ya mama na data bo mu isi y'umubiri. Ariko nyuma uko ni ukuvuka ubwa mbere. Kuvuka ubwa kabiri rero mu maso y'Imana si uko ndibatizwe mu mazi menshi gusa, nta nubwo ari uko ndibatizwe mu mwuka wera gusa, ahubwo ni uko ndibatizwe mu mazi menshi nkanabatizwa mu mwuka wera. Uko niko kubyarwa ubwa kabiri. Mbega ni nkaho Imana iba indemye bundi bushyashya, ariko simpfe ngo nshingurwe mu isi bigaragara, ngapfa mu isi y'umwuka, nkanazuka mu isi y'umwuka, ngahabwa umubiri mu isi y'umwuka, n'andi maraso mu isi y'umwuka, n'undi mwuka mu isi y'umwuka. Imana ikabona undi Damiye mushyashya unteretswemo. Niyo mpamvu sasa uwo muntu umaze kuvuka ubwa kabiri uri muri njyewe afite ururimi rutandukanye n'ururimi rwa Damiye usanzwe w'umubiri. Nicyo cyatumye intumwa, haleluya, nicyo cyatumye intumwa zimaze kuvuka ubwa kabiri zavuze indimi nshya, kubera uri muri bo afite urundi rurimi rushyashya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo intama zanjye ziranzi, zizi ijwi ryanjye. Iyo muri njye hamaze kugiramo undi Damiye mushyashya, yumva ijwi ry'Imana, kubera ko undi ugeze muri njye afite ubushobozi bwo kumva ijwi ry'Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo ntacyo azavuga ku bwe, ahubwo ibyo yumvanye data nibyo azababwira. Rero uwo Damiye wundi wo mu isi y'umwuka niwe utuma mbasha kureba iby'amaso y'umubiri atabasha kureba, niwe utuma mbasha kumva iby'amatwi y'umwuka, iby'amatwi y'umubiri atabasha kumva, niyo atuma mbasha niyatuma doko mvuga ururimi rutandukanye n'urwo Damiye mu mubiri avuga. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo
icyakoze muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Rero uwo mwuka wera w'Imana, uwo mwuka w'Imana uri muri twebwe, ni ijambo ry'Imana rivuze ngo mu gitabo cy'ubutumwa, mu gitabo cy'urwandiko rwandikiwe Abaroma 8:11 haravuzwe ngo ariko niba umwuka we yazuye Kristo aba muri mwebwe, iyazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwebwe. Agaciro ntago ari amafaranga, agaciro si ubwiza n'uburanga, agaciro si ubutunzi, agaciro si icyubahiro hano mu isi, agaciro ni ugutunga umwuka w'Imana. Kubera iki? Nitujya mu bwami bwo mu ijuru, ejo bundi impanda nivuga, ntituzajyanwa n'indege, ntituzajyanwa n'icyogajuru, ntituzajyanwa n'imodoka, ntituzajyanwa na moto, ahubwo tuzazamurwa n'imbaraga z'umwuka wera. Niyo mababa azazamura umugeni wa Kristo. Kubyarwa bwa kabiri ni uguterekwamo icyo kiremwa kindi gishasha, ni uguterekwamo, ni ugushyirwamo uwo mwuka wera. Rero Petero atari yavuka ubwa kabiri, yagendanaga inkota, baje kubafata afata inkota ngo ayicumite umwe mu bari baje gufata Yesu, ariko Yesu akatisha inkota ntiyica uwo mwana, uwo wari uje kubafata, ahubwo ifata ugutwi. Yesu afata ugutwi agusubizaho. Ikindi Yesu Petero atari yavuka ubwa kabiri, baza gufata Kristo, Petero atangira kugenda yihishahisha, ariko ubwo yari amaze kumanukirwa n'imbaraga z'umwuka wera, yarahagurutse aravuga ngo bagabo b'i Yerusalemu, aba bantu ntago basinze ihira nk'uko mubitekereza, ahubwo wa Yesu mwishe mukamubamba, nuko ibi ngibi mureba, yarapfuye yarazutse, Imana aramuzuye, Imana imuzura mu bari barapfuye, niwe fura yo kuzuka, ifura mu by'Imana yaremye byose. Haleluya! Yahinduje ubusa urupfu dupfa, yarahinduje ubusa umuzuko wiwe. Imana ihimbazwe. Rero iyo umuntu yamaze kuvuka ubwa kabiri, yamaze kuzuzwa imbaraga z'umwuka wera, atangira guhamya aho yari ari gutsindwa, atangira kuzuzwa imbaraga. Mu buzima bwa Gikristo mbifurije kuzura umwuka wera. Uruhare rw'umuntu kugira ngo rero yuzuzwe umwuka wera n'uruhe, cyangwa se abyarwa ubwa kabiri, hari impari ebyiri, cyangwa se uruhare rumwe n'urundi ruhare rwa kabiri. Mu gitabo cy'urwandiko rwandikiwe n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 2:21 haravuzwe ngo ntawe udoda igitambaro cy'ikiremo gishasha ku mwenda ushaje, nta nusuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, yagira cyo vino yaturitse mu mifuka, ahubwo vino igasandara hasi, ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Uruhare rwa mbere rw'umuntu ni urwo kwihana ibyaha. Iyo mifuka ishaje itasukwamo vino ni imitima irimo ibyaha. Uruhare rwa mbere kugira ngo Imana ikubatirize mu mwuka wera ni urwo kwihana ibyaha byawe, kuko Petero avuze ngo mwihane ibyaha byanyu mubatizwe namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Urundi ruhare rwa kabiri, Yesu yaratubajije ngo ko muzigwa abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu gihugu cyo mu ijuru azananirwa guha umwuka wera abamumusaba. Mu gitabo cy'ubutumwa bwanditswe na Luka 11:13 ndababwira nti nimusabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko ushatse abona, usabye ahabwa, ukomanze ku rugi akingurirwa. Imana mu gihugu cyo mu ijuru iduhana umugisha. Uko niko kuvuka ubwa kabiri, uko niko kubyarwa ubwa kabiri. None rero muri Mariko 16 murongo wa 17 haravuzwe ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Mu batuye mu isi yose Yesu yemeye kubahereza ururimi rushyashya kubw'umwuka wiwe wera. Wowe utarabatizwa mu mwuka wera, tangira uyu munsi, kuko wahombye byinshi. Utangira ubwira Imana ikubatize mu mwuka wera. Kandi iyo umuntu ari gusaba umwuka wera ntabivanga n'ibindi byifuzo, asaba umwuka wera wonyine kuzageza amuhawe. Nimba hari ubutunzi mu isi bukomeye cyane umuntu akwiriye gushaka, ni umwuka wera. Imana yo mu ijuru
ibahereza umugisha. Murakoze, ntabwo turi buze gutinda rero, murakoze cyane. ndetse yego, umwuka wera kubyarwa ubwa kabiri ubwo bishatse kuvuga ko uba warabyaye, nukubatizwa mu mazi menshi no mu mwuka wera, kuko ibyo ntago byaba ku muntu utaravutse ngo agere ku isi. ubwo hari kubyarwa ubwa kabiri, yashatse kuvuga kubyarwa ubwa kabiri, ubwo bishatse kuvuga ko hari igihe wabyawe ubwa mbere ku mubiri. Yego, noneho ukongera ukabyarwa ubwa kabiri ari by'amazi n'umwuka wera. Mu bantu munkurikiye, abapapa cyangwa se abamama, nta muntu n'umwe ushobora kubyara umwana uretse igitangaza cyabaye kuri Kristo, umugore n'umugabo batahuye. Uko umugore n'umugabo bahura hakavuka umwana, nako kubyarwa mu mazi menshi no kubyarwa mu mwuka wera, iyo bihuye nibwo bibyara icyaremwe gishya. Haleluya! Kandi nabwo umuntu abicyaremwe gishya cyuzuye neza iyo apfuye, uko kwera yahawe atari yakwanduza, akirinze uko kwera kumuriho, kumurimo ahawe. Imana ibamugisha. Nta muntu wiha umwuka wera. Rero nituvuga umwuka wera, ntimwumva umuriro, ntabwo umwuka wera ari umuriro. Ntimwumva amazi, umwuka wera si amazi. None se umwuka wera ntabwo ari ugutigita kwa kundi umuntu. Ntimwumva umwuka wera ngo ni ugutitira. Ntimwumva umwuka wera ngo ni amashanyarazi cyangwa se ni izuba cyangwa ukwezi. Umwuka wera ni umuntu mu buryo bw'ubumana, afite amaso, afite amatwi, afite umunwa, afite ibiganza. Umwuka wera afite amaguru, ibice atagira ni bibiri, ntagira igitsina ngo umenye ngo ni umugabo cyangwa ni umugore, kandi nta nubwo agira umwenge wo mu kibuno kuko ikiremwa muntu Imana yaturemye. Rero uwo mwuka wera ntagira ibyo bice, ararya, arya iby'Imana natwe ishaka ko turya, ari byo jambo ry'Imana. Nkuko Yesu avuze ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Bisobanuye iki rero? Umwuka wera numusaba ngo akuzure, ujye umenya kuri gusaba ufite amatwi, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo umwuka wera ahamanya n'umwuka w'Imana. Haleluya. Avuga ngo Abba Data, atunihira, niwe utunihira iminiho imbere y'Imana. Kandi umwuka wera asabira abera uko Imana ishaka. Haleluya. Twebwe iyo tugiye gusaba tubwira Imana ngo duha abagore, tubwira Imana ngo duha amazu, tubwira Imana ngo duha amafaranga, ariko umwuka wera iyo agiye kudusabira abwira Imana ngo Data, umugeni wa Kristo, ongera umwambike imbaraga, ongera umweze, ongera umushoboze, murememo kwihangana. Umwuka wera nudushoboza kwihangana, umwuka wera adushoboza kwirinda, umwuka wera adushoboza guca bugufi, n'umwuka wera adushoboza guharira abantu imyenda. Umwuka wera w'Imana ni udushoboza byose ku bwa Kristo wamutwoherereje. Amen. Umwuka wera ujye umusaba uzi ko akumva, agutegeye amatwi. Amen. Rero ni muri ubwo buryo turasabwa kuzuzwa umwuka wera. Ikigaragara ko ufite umwuka wera ni igiki? Urakoze. Hari ikimenyetso kimwe kigaragaza ko umuntu afite umwuka wera. Reka mbabwire process eshanu z'umwuka wera. Hari urwego rwa mbere, step ya mbere, level ya mbere y'imyiyerekano, y'imyiyereko, y'imboneko yo kwigaragaza k'umwuka wera. Urwego rwa mbere ni urwego rwitwa kumurikirwa n'umwuka wera. Abantu basenga bose mu izina rya Kristo Yesu, bose bamurikiwe n'umwuka wera, bamurikiwe n'umucyo w'umwuka wera. Ariko ibi ntibihagije, hari indi level ya kabiri. Level ya kabiri yitwa kubatirishwa umwuka wera, yitwa guhabwa impano y'umwuka wera. Imwe muri za mpano. Iya kane yitwa kugira imbuto
z'umwuka wera. iya gatanu yitwa kuzuzwa umwuka wera. ibintu byose uko ari bitanu biratandukanye. aba bamurikiwe n'umwuka wera ni abazi ko gusambana, kubeshya, umujinya ari icyaha, bazi gutandukanya ikibi n'ikiza. aba ngaba umuntu ikimwereka ko yabatijwe mu mwuka wera ni uko avuga ururimi rushyashya. iki ni cyo kimenyetso simusiga cy'uko avuga ururimi rushyashya, kuko byabaye kuri za ntumwa zari mu cyumba cyo hejuru. gatatu ni uko ahabwa impano imwe muri za mpano 9 z'umwuka wera. kane ni uko agira za mpano ziri mu bakorino, urukundo, za mpano ziri mu bakorino rwa mbere ibice 12. kane ni uko agira imbuto z'umwuka wera, arizo urukundo, ibyishimo n'izindi zose ziri mu Bagalatiya 5:22. icya gatanu ni uko yuzuzwa umwuka wera. noneho rero kuzuzwa umwuka wera rwo ni rwo rwego rwa nyuma. doko ni ukuba ibiganza by'umwuka wera, amatwi ye, umutwe we, amaso ye, we wese umwuka wera akurimo wese, akuzuyemo. urabona abantu bose bafite utujerekani tw'amacupa 5, utujerekani tw'amacupa 7. mwe bakamushyiramo igikombe, undi litiro, undi litiro 3, undi suritiro. bose bavuga yuko bafite iki? Amazi. kandi mu bikoresho bimwe, ariko ayo mazi ntabwo angana. rero urwego Imana idushakaho twese ni urwa gatanu rwa nyuma, arirwo rwitwa kuzuzwa umwuka wera, kuko Yesu yari yuzuye umwuka wera. urwego rwa mbere se ntacyo rumaze? urwego rwa mbere ni rwiza, ariko urufite adafite izindi azarimbuka, kuko aba ni abantu basenga bazi ko kubeshya ari icyaha, bakagenda bakihana ibyaha gusa, ariko ntabwo barabatizwa mu giki? ntibaravuka ubwa kangahe? kandi kuvuga indimi nshyashya nicyo cyerekana ko umaze kugerwamo na cya kiremwa gishya. rero umuntu utari wabatizwa mu mwuka wera ngo avuke ubwa kabiri, ntibishoboka ko yinjira mu bwami. niko Yesu agize gute? none se utavuze ururimi nta kindi kimenyetso icyagaragaje ko intumwa zabatijwe mu mwuka wera nuko zavuze ururimi rushyashya. ngiyo simbolo yonyine igaragaza ko umuntu yabatijwe mu mwuka wera, niyo ngiyo. utazavuga ururimi ntago azigera. umuntu utazavuga ururimi rushyashya cyangwa umuntu utaravuga ururimi rushyashya asenga Imana irumuhe, ni ikimenyetso cy'uko atarabatizwa mu mwuka wera, kandi abo ngabo ntago bazigera. kandi ntabwo umuntu utabatijwe mu mwuka wera azinjira mu bwami bwo mu ijuru. sinjye wabivuze, niko Yesu yavuze, kandi duhamya ko ibyo umwami yatubwiye ari iby'ukuri. none se ko abantu bose ubusanga wenda nta ndimi bavuga, ubwo ni ukuvuga ko bose bakorera ubusa? urakoze. hari igihe umuntu abatizwa mu mwuka wera akavuga ururimi rushya ariko ntazongere kuruvuga. hari n'igihe umuntu abatizwa mu mwuka wera akavuga ururimi rushya agahita ahabwamwo n'impano yo kujya akomeza kujya avuga indimi nshyashya zidasobanurwa. hari n'ukuntu umuntu avuga ururimi rushyashya agahita ahabwamo n'indi mpano y'ubuhanuzi. ibyo byose birashoboka. icy'ingenzi ni uko uvuga ururimi rushyashya. ushobora kuruvuga rimwe ntuzongere kuruvuga. ntibikwiye ko wabatijwe mu mwuka wera. oya, birashoboka ko wabatizwa ukanagira gute ariko ntuvuge ururimi. ntabwo bishoboka. ntabwo bishoboka. birahari. nonyereka muri Bibiliya abantu babatijwe mu mwuka wera ntibavuga ururimi rushyashya. oya, nyine ubu ngubu ndatekereza ubu ngubu umuntu ashobora kubatizwa akavamo nta rurimi rushyashya. abatizwa hehe? kubatizwa mu mazi. yes, kubatizwa mu mazi no kubatizwa mu mwuka ni ibintu bitandukanye, kandi buri kimwe kibaho ukwacyo. hari igihe umuntu abatizwa mu mazi menshi akazamara n'imyaka 10 atarabatizwa mu mwuka wera. kubatizwa mu mwuka wera bikazabaho nyuma, nk'uko na Petero yari umwe mu bigishwa ba Yohana, akaba yarabatijwe mu mazi menshi, ariko yabatijwe mu mwuka wera
ku itariki 15 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 33 igihe Yesu yamaraga kuba yaragize hehe mu ijuru. Rero si itegeko ko bizira rimwe. Hari igihe kimwe kiza uyu munsi, ikindi kikazaza nyuma hashize n'imyaka na 20. Biterwa n'uko umutima wawe no gusenga kwawe no kumaramaza kwawe byafunguriwe imbere y'Imana. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Abadukurikiye mwese mwumvishije uko kubyarwa ubwa kabiri bimeze. N'ubundi nababarizaga namwe mu byumve kuri iyi kamera ya YouTube Umuremyi TV, musobanukirwe rero uko kubyarwa ubwa kabiri bimeze, namwe mu byarwa ubwa kabiri, kugira ngo tuzajyane mu ijuru twese tuzahurireyo. Imana ibaho umugisha rero mwege mutwumvishije. Ikiganiro ni icyo ngicyo. Murakoze cyane.